ni 11:00 kuri BNB Kigali 89.7 FM. Ku bantu bakora siporo kandi ikawa yongera imbaraga n'ubushake bwo gukora imyitozo. Kafeine irimo ituma habaho kongera imisemburo yitwa epinephrine. Iyi misemburo ikora mu kongerera umutima gukora neza no gutera vuba. Ikora mu gufasha ibihaha gufunguka kugira ngo umuntu ahumeke neza, kongera ingufu mu misokoro igihe hari ikibazo, kugabanya ibitotsi, ndetse imisemburo ikabifasha umubiri gukoresha neza ibinure umubiri ubitse nk'isoko y'ingufu. Ikawa kandi ngo igabanya umunaniro, irwanya ubunebwe no kuranirwa mu gihe cy'imyitozo, kandi gatuma ushobora gukora siporo igihe kirekire. Umushakashatsi Michel kandi yanavuze ko ikawa ishobora kwifashishwa ku bashaka gutakaza ibiro kuko ifasha mu gutwika ibinure. Kafeine yongera umuvuduko w'ibikorwa by'umubiri, ibyo bigatuma umubiri ukoresha ingufu nyinshi igihe utaruhutse. Abashakashatsi banagaragaje ko kawa ishobora kugira ingaruka zishobora guterwa no kunywa ikawa nyinshi, harimo kubura ibitotsi kuko kafeine imara amasaha menshi mu maraso. Ishobora gutuma umuntu adasinzira neza, kubura amahoro, kwikanga no kugira guhangayika, gutera iseseme no kubabara mu gifu by'umwihariko ku bayinywa mu ndanza. Ngo ikigero cyiza cyo kunywa kawa ngo ni ukunywa hagati y'itasi 1 n'itasi 3 ku munsi. Kuyinywa ifite isukari nkeya cyangwa ntayo ngo byaba byiza kurushaho. Mushobora no gushyiramo amata. Ikigero cya kawa ku muntu yemerewe kunywa ku munsi ngo ntikikwiye kuba kirengeje miligarama 400 za kafeine ku munsi ku bantu bakuru. Ngo kuko igihe uyinyweye irengeje uru rugero ushobora guhura na bya bibazo twavuze haruguru. Ubushakashatsi bwo muri kaminuza ya Harvard muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwakozwe n'uwitwa John Hopkins bwerekanye ko kunywa kawa bifitanye isano no kuramba, kandi ko ikawa igira uruhare mu kugabanya ibyago byo gupfa imburagihe, kurinda kanseri zimwe na zimwe nk'iz'uruhu. Ikawa ikabifasha umwijima mu kurwanya icyo bita cirrhose n'indwara ya hepatite yo mu bwoko bwa C. Ngo abagabo banywa kawa bafite ibyago bike byo guhura n'indwara ya kanseri ya prostate. Ngo mu rugero ruringaniye kandi ikawa ntibangamira impyiko ahubwo ifasha kuzirinda. Ku bana bato n'ingimbi kafeine igira ingaruka zikomeye kuruta ku bantu bakuru, bityo abana bakwiye kwirinda kunywa ikawa. Kunywa ikawa inshuro imwe kugera kuri 3 ku munsi bigira uruhare rukomeye mu buzima bwa muntu bwa buri munsi, bitewe n'uko irimo antioxidant, kafeine n'imyunyu ngugu. Ariko nanone umuntu agomba kuzirikana ko buri mubiri utandukanye n'uwundi, kandi ikawa igomba kunywebwa hatitawe gusa ku nyungu zayo ahubwo no ku ngaruka zishobora guterwa nayo. Uyu mushakashatsi yavuze ko umuntu yagakwiye kunywa kawa mu gitondo na saa 6 gusa, ngo kirinda kuyinywa nimugoroba ngo kuko ngo kafeine ishobora kumara hagati y'amasaha 6 n'8 mu mubiri w'umuntu. Ngo irinde kunywa ikawa kuva saa 12 z'umugoroba kuzamura, cyane cyane niba ufite ikibazo cyo kubura ibitotsi. Ikawa ishobora kubabaza igifu ngo iyo uyinyweye nta kindi kintu kirimo. Ni byiza gufata ikiribwa gitoya nk'igitoki mbere yo kunywa kawa. Irinde kuyinywa wiruka cyangwa se nk'ikinyobwa cyihutirwa. Ngo nywa kawa utuje kuko ifasha umubiri ndetse bikanagabanya stress. Irinde kuyinywa isimbuza amafunguro kuko atari ibiryo. Ngo nubwo ikawa igabanya inzara by'agateganyo ngo ariko ntisimbura ifunguro ryuzuye. Igihe ngo unywa kawa ugomba no kunywa amazi menshi kuko kafeine ishobora gutuma umubiri utakaza amazi. Byibura ngo igikombe kimwe cy'amazi ku gikombe kimwe cy'ikawa. Nywa kawa bitewe n'ubuzima bwawe. Abantu bafite indwara z'umutima, umuvuduko ukabije, diabete cyangwa izindi ndwara bakwiye kubaza muganga mbere yo kuyikoresha ndetse no kuyinywa. Abagore batwite bagomba kugabanya kafeine, ntibagomba kurenza miligarama 200 ku munsi za kafeine. Abashakashatsi kandi batanga inama ko mu gihe ukunda kunywa ikawa ugomba kwirinda ibinyobwa bya energy drink cyangwa se ibinyobwa by'umutobe birimo isukari nyinshi. Uyu wari umunota w'ubwenge, General Mutoni Beata. Urasobanukiwe, guma kuri BNB Kigali 89.7 umenye byinshi kurushaho. This moment is brought to you by Coca-Cola, because nothing connects like a name on a Coke. Share Coke is back, so grab your Coke, find your name, and share the vibe. Who will you share Coke with?
ishimira ubuzima bwawe hamwe n'abawe mukomanganya ikirahuri muti ku buzima bwacu iteka. Ngiyi Bombastic, inzoga y'imara gahinda yizihiza ibirori n'iminsi mikuru. Uburyohe bwayo buhera ku gitonyanga cya mbere, naho imbaraga zayo ziri mu ndiba y'icupa. Uko buri gitonyanga cyayo kimanuka mu muhogo wumva ko ibintu koko ari Bombastic. Bombastic ivuguruye ni ubutamu ndabarahiye. Bariza iyi nzoga hano usanzwe ugura ibinyobwa bya NBG Limited. Hamagara ku ruganda kuri 0782 16 14. Bombastic, fantastic romantic. Ni muri kagurisha mpuzamahanga twitabire igikondi. Expo yongeye yagarutse. yateguye imurikagurisha mpuzamahanga ku nshuro ya 28. Iyi Expo izabera igikondo guhera ku itariki 29 z'ukwezi kwa karindwi kugeza ku itariki 17 z'ukwezi kwa munani 2025. Ibihugu 30 byahuriye mu Rwanda. Hazaba hari serivisi zose wifuza, iz'ubucuruzi, inganda, tekinoloji n'izindi wifuza. Ni buri munsi kuva ku isaha 3 za mu gitondo kugera ku isaha 4 z'umugoroba. Kwinjira rero hazakoreshwa ikoranabuhanga kandi birihuta pe. Ibaze mbuze, ibazubuze, wazabwira iki umwana wawe, wazabwira iki famiye, wazabwira iki abajama, wavuga ko ari hehe. Kubifuza kumurika ibikorwa byabo, imiryango iracyafunguye. Hamagara 0788 35 64 098. Imurikagurisha mpuzamahanga ritegurwa n'urugaga rw'abikorera PSF ku bufatanye na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom. Twitabire igikondi. Iminota yubaye 7 gusa irenze ku isaha y'isa 11 turi kuri MTN Iwacu Muzika ihuye ni naho twari tugeze kuri performance ya Buda kugira ngo tuze kuhava tunagenda tugana ku musozo. Bulldog nkuko nabivugaga n'umwe mu bahanzi bakuru akenshi akunda kuza imbere ya Riderman. Nubundi yinjiye gucyo ubona ko agize igitaramo cyiza kuko ihuye bitandukanye n'ahandi hose banyuze. Ihuye bakunda hip hop pe kuko nubundi babiri bo muri hip hop nibo baba basigaye kuko buriya Kivumbi we nago ndi bumuvugeho cyane. Rero Riderman, Bulldog muri hip hop nyine niyo mazina manini baba bategerejemo kuko no mu MC aravuga ngo reka duhindure injyana gato tujye muri hip hop. Yavuze ngo duhindure injyana uhitubona ko noneho ya response ibonetse barabyumva cyane bari tayari. Bulldog mu kwinjira nubundi ari technique yajyaga akoresha kuri stage za mugoye. Yajyaga agira ikintu cyo kuba yakora nka freestyle. Kubera ko byagoranye agakora freestyle ariko kuri no ncuro babaga bari hejuru pe. Nka kariya kantu we kubera stage uburyo yari imeze bazamuye amaboko bayamanura nko kumwereka ko uri umwami urarenze. Kwandi niwe wenyine babikoreye kuko yinjiye mu kibuga byibuza neri ngabo nkuko nabivuze numwe mu bari bagize stage nziza pe. Ariko Bulldog yinjiyemo bisa nk'ibyo Juno yari yarakoze ingoma azanye bushari. Yazanye bushari bakubitana puta stage irahinduka bari muri backstage bose barasohoka baza kureba ikibaye. Babona ivumbi ryatumutse. Ibyo rero byabaye kuri Buda agira stage nziza akora performance yo ku rwego rwo hejuru anavuga ko yize muri kaminuza Butare abarangira aho yabaga ari gukorera etide arabarangira ati nararaga hariya kuko tugiye no muri interview nyuma wabonye ko Buda hari abantu baje kumuterura ngira ngo ari papa wese yaranafite n'amafoto abiri by the way y'ibintu bibiri ari guteguza ngazasobanura mu minsi iri imbere. Ariko Buda numwe mu bantu bagize performance nziza mu byukuri binategurira Riderman kuza kwinjiramo ikibuga cyamaze kunyerera ahotsa neza cyane kuko yinjiye basimbuka nta mwanya yagize wo gutangira stage. Yaje avuga ati nyicugusa nka champagne bari hejuru cyane bafatiraho barasimbuka. Ahubwo ikintu maze iminsi nekereza muri bino bitaramo byose kandi ne experience inze ubwo niko bigomba kuzagenda bakabyakira uko nguko ni kuri King James nk'umuhanzi wa nyuma. Reba kuva mu kibuga Riderman avuyemo
bulldog yamanjeho Kinga kaza yasimbukishije abantu akenshi buriya King James yinjira mu ndirimbo ituje gake gake atuje abantu bari bari ibicu bakabanza bagatuza kamanza bakamanukamo ahabera umugome mu kanya kabamane za kanyobwe za zindi nyine ivumbi rikabivumbi sasa ivumbi rigatumuka cyane kubitamo za tekino ariko nyine s'il vous plaît King James bari kumwambika neza umuntu umwambika Riderman wahora imyambarire ari hejuru cyane ariko kimwe mu bintu byo gushimira bano bahanzi bakuru ubona yuko nyine batanga itandukanye always nkunda kubigarukaho iteka iyo baje bagerageza ibyabo nk'ingoma kubahakora aba baraperi byarabagoye sinakubeshya niyo mpamvu nigeze mvuga nabajije umugabo witwa King James ni nakahe gace nabonye performance z'abahanzi bose ariko mbona King James agezeho kuri final nza kuza kumubaza muri cya gihe cya interview ni nakahe gaciro ko gukora ibidasaza ikibazo numva nakibajije kubera impamvu y'ibigwi umuntu agenda abona kandi ibigwi bihoraho wari bivuze kuri Bulldog aba bahanzi bakuru hari ibyiza bakoze bidashobora gusaza byakabereye akarorero abato banone ubwo rero nibyo twifuza ariko mbere yuko tuva kuri iyi ngingo ibi bitaramo urabona biri kuzana iyihe shusho byereka abahanzi ko bakwiye iki ku bitaramo bishobora kubera mu ntara no handi mbere yuko mva kuri no shusho mureke dushimire Symphony hari video naguhaye Symphony iri gucuranga mu bantu bajya batuma igitaramo cyorohera Riderman Symphony bamo hari umwanya bagira iyo Riderman byamugoye kuko uko narebye mbona akenshi badahindura playlist yabo n'uburyo batwaramo ibintu ni indirimbo yitwa Holo hari umwanya wa nyuma Joachim azimbere akazana nuno muvandimwe Double Bass Frank kuri gitari zabo cyo gihe Riderman cyo gukorera ni ikintu kimwe arahunga kegera inyuma abahungu bakora ibintu ku buryo n'umuntu utazi umuziki afiringa icyari kumva mu matwe kari ikintu gikomeye arabyumva ko hari umurya w'inangura aho ngaho Symphony ni mamwe kuko niba unanabyumva kuba mushobora guhera ahantu mugahera Musanze tukaba tugeze Huye mucurangira abahanzi bose hataravukamo ikibazo ati batwiciye ibintu byagenze gute nuko nyine ni groupe y'abahanga rero bikomeje kugaragara yuko bamwe mu bantu bafasha Riderman kugira ngo igitaramo kigende neza kurushaho Symphony bifitemo akaboko mbere ko njya ku kibazo warumbajije Symphony rwose kabisa iri hejuru iragerageza gutanga ibyishimo noneho washyiraho n'icyo kintu cyo kuba bafite aba MC bafite aka groupe kari gasa nkaho kamaze kumenyerana ndavuga Bianca ndavuga Buryoy nkavuga na DJ Trick ni abantu bari bafite aka bond kabo nabo bumvana kuko no muri icyo gihe bahaye abahanzi ba mbere iminota mikeya bakaza kubona ko igitaramo gishobora kurangira kare bakomeje gutyo byasabye noneho ko abo ba MC abashyushya rugamba na DJ Trick aribo bajya noneho mu ngamba bakoramo bashyushya abantu bwabo ko nko guhera kuri no performance ya Buda irangiye hacemo nk'iminota nk'icumi-15 ari abo abantu bari mu bitaramo bari mu ngamba rero byerekana yuko abantu bo mu ntara nabo bakunda umuziki barawumva nago bakwiye nyine kwita ku bantu b'Ikigali cyane ku kibazo vava warumbajije cyane cyane no kuri no mujyi uyu mujyi wo wahuye hari no kuntu bo ni n'abantu noneho bajya bavuga ngo bavukana 3 yisumbuye nago bababeshyira bahora hejuru bwabo nabimitegurire yabo biyumva ko abanyakigali nta kintu babarusha niyo mpamvu ushobora gusanga edition ya White Party nabo batekereza ko igomba guhitiza iwabo niko biba bigomba kugenda rero no ku muziki binatuma babandi noneho batari affordable yo kujya kwinjira aho ngaho hateguriwe White Party yarayibaye baza nyine bakaza muri iki gitaramo nk'iki ngiki kandi ukabona ko ari benshi baturutse imihanda kuko nsoza nko kuwa gatanu hari inyubako iri mu mujyi wa Huye yego iyo nyubako abantu barihuye bo bakunda kwita ngo kuri FPR ariko nimba narabonye kanse checking neza izina bayihaye Meya Sebutege Ange n'aba bahanzi bose ukari barindwi ku munsi wo kuwa gatanu bose bari bahari baza muri patisa nkaho ari gufungura iyo nyubako ubona ko abantu benshi ari nk'aka video nabonye ndagakunda umwe mu ba mama bakora mu karere ka Huye abona Ariel weza ari kuza amubona atambuka mbona aramukura amufasha ibitamo amukura ibitamo ngo se mama ni wowe nyine ubona ko barabyumva ihuye ari ukuntu nye arakoze cyane gushyira ifoto ndabona barayise ngo inale
business center I think gusa urabona ko bari bahari bose bari kumwe na Mayor Sebutege Ange n'abandi bayobozi bo mu karere abo muri MTN bari bahari bose EIP abategura igitaramo bose bari bahari batahana inyubako nekeza ko abenshi banacanye no muri White Party nyine ubona ko Huye kuba baje nago bibi ikintu kimwe umuntu wagiye gutegura ko gufungura inyubako bizaba kuwa gatanu yabaraga n'icyo kintu cya Iwacu Muzika Festival kugira ngo abaprofite bose abagire urumva rero kubwanjye nekereza ko abahanzi nka gucyo bamanutse ni ikintu kinini ushobora kurebera mu ishusho iri na politiko ari ukuntu bijyamo ukabona yuko nyine biri kuba byiza cyane ukabona ko muzika yakomeje kuryoha nyine ikaryohera n'abaturage muri rusange ko biri kubera byiza cyane Ivan nuko n'uyu muziki abantu ba mbere bari kutumotivatinga n'inzego za leta izi nzego za leta rero nuko zishimira cyane ubwo aho mubona hari kuzama gatotsi nukujya namwe rwose mukomeza ariko cyane ku kintu cy'ubushobozi abantu badufashe kumva neza agaciro k'umuziki abashoramari tubabone buriya naho Huye hari abashobora gushora mu muziki kandi bikagenda neza cyane kandi hari n'abajyambere bato bahari bashobora nabo kuba abantu bakomeye bakazaba ba King James banone cyane rwose kuko murabizi ko bino bitaramo bya Iwacu Muzika ahantu bica hamanza kubaho abahanzi baho ngaho bakajya kuri stage muri amasaha ya kare bagasa nkaho basusurukije abantu ariko umuhanzi wahariye Huye bajyanyeho wabonye ko yakoze performance yanajyanye n'ababyinnyi kuri stage yari yateguye nawe ubona ko ari umuhanzi munini kwihuye nyine Huye bifata nk'abantu bari class nabo ubwabo ubona ko nyine kubona bamanutse bakaza binatanga opportunity nk'uyu Mayor Sebutege Ange uramureba yegeranye na Juno ku ifoto yambaye costume nje mu gitaramo naramubonye ari gusimbuka ari kuryoherwa ko Riderman ni umuntu usigaye ajya kuri stage agakoresha ijambo haleluya sinzi niba mwarabyumvishe noneho yanafashe nk'umwanya iminota nk'itatu narayibaraga ari kubwira abantu bari aho ngaho ko ibintu byose bakwiye gukora bagomba gushyiramo Imana ariko ari kubabwira soza nka gucyo ushoje ati haleluya baramwikiza ati haleluya indirimbo ya kabiri rero yakurikijeho Meya namubonye nawe ayisimbuka najyana namo nawe haleluya kuko nyine Riderman we ngisinzi ukuntu mufata yashoje kuvuga ubwo haleluya ivuyemo aca iminota nk'itanu agafata pause agashimira abaterankunga bose bari aho ngaho yasoza agashimira inzego z'umutekano agashimira riba nyine ubona ko Riderman arabyandastanding ibintu arimo n'umuhanzi mukuru kabisa yego n'umuhanzi mukuru ubwo rero nibyo ibyaranze MTN Iwacu Muzika yanatubwiraga gatoya imyidagaduro yaranze yo week kubera ko tuzi neza ko abatubanjirije hano babanza mu busesenguzi cyane twe rero twabihuje cyane no kwidagadura ibijyanye na yo week ubwo reka duhinira hangaha tunafata karuhuko gato twumva umuziki kanya gato harakandi kegeranyo tasha duteguriye kaza kudufasha nanone kugira ibyo tumenya hanyuma hari nandi makuru nayo ahari tuza gukomeza